ukuntu ibintu bimeze izina ry'Imana urabona ko iminsi yita rwose pe urakora ibintu bikanga ukagerageza bikanga umuntu yakora iki koko n'abana mwe kugira ngo umuntu yiteze imbere agira amafaranga kuri konti agira amafaranga kuri banki nawe yumve ko azasaza neza nk'abandi bakiri n'unsige ko nagerageje bikananira kandi namwe nuko cyane rwose urabona imyaka ufite ashaje urashaje imvi zabaye uruyenzi urabona natwe dukeneye kuba twazabaho ndetse tukabaho neza tukazabiraga nabo tuzabyara inama nakugira umuntu akaba yanyuramo akabona ukuntu yakwiteza imbere buriya tugiye mu bintu by'ubuhinzi n'ubworozi tugahinga ibitoki tugahinga ibijumba tugahinga imyumbati ewana noneho twarangiza tukorora twarangiza noneho tukurura n'ibigubi byakunguka vuba vuba noneho tukagira gute tukabona amafaranga tukabaho neza umva ibyo byose narabigerageje birananira nahinze imyumbati yanga kuza yanga gushora ntakubeshye urumva ibi byose narabigerageje byarananiye ariko jewe simba mugerageze kuko ikibazo uzengere reka nkugire inama uvuga ngo reka tuyoboke ibintu bya banki sibyo dufate tugende kuri banki twake keredi umva hanyuma dutange ingwate yaba ari ikibanza yaba ari iy'inzu sibyo baduha amafaranga nibamara kuduha amafaranga hanyuma dushoke mu nzira y'iki yo kujya mu bintu bya kinyarwanda ducuruze ibijumba ibitoki ibirayi dukore n'insina yenda jewe ndashaje ni ukushaka umushinga urumva wundi utari muri ibyo izo nzira zose mumbwiye narazigerageje zirananira kugeza na n'ubu muzehe ntago zakunanira niba byaranze rero reka mbagira inama dufate umwanzuro tuzongera ubutaha duhure buri wese yazanye igitekerezo cyo tugomba gukora duhuriza hamwe reka dushake izindi nama tuzahora twongera tugize izindi nama ntacyo wowe numvise rwose reka tugende twigendere duhure dushake ukuntu twagiye buri wese yitekerezo cyo kugira ngo duhure tuganire ku rukundo rwacu ariko hari ibintu bikeka ese ufite iki kibazo yewe ndagukunda cyane sibyo urambeshya reka mubwize ukuri urambeshya pe urambeshya yewe nkunda umwana wanjye nkunda n'umugore wanjye sibyo buri gihe uko musezeye sibyo ngiye Dubai ntabwo ushobora kumara n'iminota ibiri mu kigali hita mfata indege nkajya muri bizinesi sibyo kandi reka mubwire usibye no kuba nabikeka nanjye ubwanjye narakubonye Nyabugogo mbona ni wowe imodoka nuko nayikurikiye ikancika ariko nabonaga ari wowe wowe uca inyuma kandi umunsi umwe nagufashe bizaba bibi umva nkusezeranye ikintu kimwe sibyo nagusezeranije ko utazigera ubabara sibyo ejo bundi hari n'undi muntu wakubonye Nyabugogo usibye ko mubwire nagusezeranije ko utazaheranwa n'agahinda sibyo ndagukunda birenze uko bitekereza sibyo tuvuge ko abashaka kuduteranya baraduteranya ndagukunda cyane sibyo nizere ko nkunda ndagukunda cyane sawa nizere ko uzakomeza kubyubahiriza utazaca inyuma nukure muzehe muraho turaho buhoro buhoro nyine bisanzwe niyo nabona ko ibihe bimeze igiye kwica abantu pe ariko rero nakubonye ndakwitegereza urumva ko mbona amaso atarayaba twahuriye uruwahire uranzi ndi umuhungu wa Tarisisi Gisaza wa wundi uherutse kwitaba Imana Tarisisi Gisaza Tarisisi Gisaza ni njyewe yo pole sana rwose uriya twariganye turangana neza ariko rero urabona twari tuzarasaza
agize gutya araducitse aragiye ni kwihangana kuko buri muntu afite igihe cye ariko hari atarasaza. narenje nyine ngo mungire inama amaraso agisora arashukana kugira ngo nanjye nzavemo umuntu w'umugabo. Ni byiza wigiriye inama nziza kuva ari n'imfubyi warabuze so uri utagiriwe inama na so nta n'undi wayikugira koko ibyo watekereje n'ibyo amaraso yagisora arasukana. Ni byiza ubwo wabuze so wakagombye kubona undi muntu mukuru muzayamuganira akakugira inama nziza kugira ngo ejo utayoba uzagumye w'umusore nyamusore mwiza buryo nuba n'umugabo uzaba umugabo nyamugabo ufite icyo wakwimarira. Oya nicyo cyari kinzanye. Ubwo nta mwanya ufite rero uyu munsi kuwa gatatu ukaba ufite kuwa gatanu. Uyu munsi kuwa gatatu? Uyu munsi ni kuwa gatatu kuko ejo hari kuwa kabiri. Uyu munsi kuwa gatatu noneho ugende kuwa gatatu kuwa gatanu uzagaruke uzasanga nakwiteguye neza nkugire inama kandi inama nzakugira nuyikurikiza uzaba umugabo. Inama z'abantu bakuru ku bantu bato nka twese bazikenewe. Ubwo nyine kuwa kangaho maye nzaza kuwa gatanu nzagaruka ungire inama rwose y'ukuntu umuntu yakwitwara mba mbona rwose nanjye ndebe yuko hari icyo nakwimarira navamo nk'umuntu w'umugabo. Oya nta kibazo wowe kuva ari wowe wigira inama imeze kuriya nanjye nzagufasha kandi inama nzakugira nuyikurikiza uzaba umugabo rwose nta kibazo. Sawa sawa gusa nawe kuwa gatatu uzaze kandi rwose nzagufasha. sawa sawa. Muryoherwe. Merci. Ndakwakira. Ndinora amazi akonje. Amazi. Ese neza harabuze? Ntabwo ari cyane. So twari tukumburanye. Tukumburanye cyane ariko Imana ishimwe ko twongeye kubonana. Naho uraka. Nawe urasa neza cyane. Ndifuza ko mukorera buri kimwe cyose wifuza sibyo. Ndashaka kuba ari wowe mukobwa nzambika impeta warubizi so ntabwo nifuza ko amafaranga yanjye agumya kuribwa n'abazungu. Ndifuza kuguha buri kimwe cyose wifuza. Mfite kampani icuruza imodoka Dubai. Ntabwo nari mbizi. Urashaka iyihe moto? Wana we ndashaka Land Cruiser. Okay, nzakugura kandi nzanayikusanira. Sibyo? Ntugire ikibazo. Sibyo? Bari mbashimye. ariko se buriya urambwira ngo n'umuntu wamwica
njye ntabwo mbyemera reka nkubwire gihe buriya ngo uzice umuntu nkeneye amafaranga ari umuntu namwica ari ukwiba nakwiba wowe ngo uzice umuntu bahagufunga bakakugira umva nta nijoro wazabona wari ubizi nabyo wazajya Gehinomu reba muri wa muriro uzamuka ahuri murabona nabona amafaranga gute iki murabona nabona amafaranga gute nihorere muze mbahe karibu nimba utumva uzumvira ijeri cyangwa uzumvire mu kuzimu gusa ngwino koresha amaboko yawe abo